Agafilme kacu rero keza twagakomereje hano. Umusore w'umuseriveri Daniel akimara kubona imbunda yatakaye hasi yatawe na wa mujura, yahise ayifata arangije atangira kuyizunguza ati mana yanjye, uzi ko cya kintu ari igishushanyo cyangwa se ari igipupe kimwe cy'abana, ati nawe ndebera. Arangije aragifata akibika aho ngaho. Akimara kukibika rero yarebye no hasi, disi yabonye ka kantu wa mukobwa yasize cyangwa se katakaye hasi igihe yari arimo kumuha tipu amushimira yuko amufashije nyine akaba amukijije igisambo cyari kije kumwiba kandi akanamufasha no kongera kugaruza telefone ye. Ako kanya rero yahise agenda bongera kutwereka umugore wa Daniel Marina ari kumwe na boss we Paul cyangwa se Paul. Arangije baje hano atangira kumuganiriza aramubwira ati none se kubwiherero wavuyeyo nta kibazo? Undi arambwira ati yego navuye. Ati rero ndumva twagenda nyine tukashaka ahandi hantu twicara tukaganira nyine kubera yuko ndabona rwose ibintu byacu byangiritse cyane. Undi arambwira ati se kubera iki? Ati ese ubundi niki kintu ushaka kumbwira? Ati rwose reka nkubwire rero nkubwize ukuri rwose naragukunze. Undi arambwira ati se warankunze nyine kubera iki? Ati bisa nkaho rwose hari ibintu utarimo kunsobanura cyangwa se utarimo kumbwira neza. Ati naragukunze ariko ati urebye neza rwose ntago nshaka yuko umfata nyine nka boss wawe cyangwa se nyine ngo wumve ngo ari ibintu bihambaye. Ati kubera ko ndashaka ibintu byacu rwose tubigeza ku rundi rwego. Ati ariko ubundi nimba narebye neza uriya museriveri nta kintu nyine mupanga cyangwa se mufitanye? Ati cyangwa niwe mugabo wawe? Undi arambwira ati cyane rwose uriya ni umugabo wanjye. Ati none se ibyo ngibyo nyine ntago mbyitayeho n'ukuntu mwarebanaga cyangwa se ukuntu nabonaga ufite ubwoba n'ikintu cyatumye nyine ushaka ko tuva hariya. Ati byose nyine nabitekereje. Undi arambwira ati rwose numvaga hari ahantu ntatekanye neza. Ati niyo mpamvu nyine nagusabye kugira ngo tuhave. Ati rero nimba washatse ko tuva iruhande rw'umugabo wawe bivuze yuko nyine nawe hari ukuntu urimo kwiyumva cyangwa se hari ukuntu urimo kubyumva. Arangije atangira kumufata akaboko, arangije atangira kumubwira ati rwose njyewe ni ukuri mbisubiyemo naragukunze. Ati kandi ntabwo ari rwa rukundo nyine ruzashira cyangwa se ruzarangira. Ati rero bibaye byiza rwose wanyemerera tugakundana. Ati hoya. Ati none se umugabo wanjye? Arangije arambwira ati buriya rero hari ikintu kimwe nyine njyewe nshaka yuko dushyira ku murongo. Ati urabona njye mfite byose. Ati ntabwo meze nk'uriya mugabo wawe w'umuseriveri. Ati mfite byose kandi nakwitaho rwose kuko uri umugore mwiza ntabwo ukwiriye uriya mugabo. Nawe mwumve bagore mwebo hanze hano ukuntu abakire bajya baza bakabashuka ngo mute abagabo banyu mukunda cyangwa se nabo babakunda kugira ngo mugende mugire ibiki mujye kubana nabo. Kandi burya urukundo ntabwo rugurwa amafaranga. Hano rero wa mubosi atangiye gusoma Marina yahise ambwira ati oya, ati nyakubahwa ibyo ngibyo ntabwo byari biri mu byo twaganiriye cyangwa se turi bukore. Ati bibaye byiza wandika nyine ubwo ngubwo tugakomeza akazi cyangwa se tugashaka ubundi buryo tubikoramo kuko ndabona bimaje kurengera. Hano rero barakwereka Daniel yaje hano ku kazi k'umugore we. Arangije aza kumureba arambwira ati sheri, ati narinje kukureba. Ati none se nizereye ko utakindakariye. Ati saa sita twaje hariya kuri office ku kazi kanyu. Ati birangije nyine tuje kurya mbona birakubangamiye. Ati kandi nyine nta bindi bintu byari birenze. Undi arambwira ati hoya ibyo ngibyo wibimbwirira ahangaha turongera kubiganiraho ugeze mu rugo nimugoroba. Ati sawa nta kibazo. Ako kanya yaramuzaniye disi utwo kurya kugira ngo abashe kurya kubera ko yari yabonye yuko nyine yatumye agenda batariye. Aravuga ati reka ntumuzanire. Disi ni umugabo uri romantike kandi wita ku mugore we. Arangije akimara kugera hano ariko avuye mu kazi yahise avuga ati reka noneho arebe muri ka kantu katakaye ku kazi ubwo yari arimo gukora, abona adresse zose. Aravuga ati reka nkamushyire nawe rwose ibintu byose mbirangirize rimwe bive ku murongo. Arangije yahise aza akomanga hano kuri adresse yari abonye, agize imana abona niwe usohotse. Aramubwira ati rwose umukiriya wanjye rwose hari akantu wataye. Ati aka kantu si akawe? Undi aramubwira ati wa, ati ni byiza cyane rwose urakoze rwose n'akanjye. Ati rero njyewe reka mbe ngiye. Ati none se waba ugarutse gato nyine nkaguha
icyayi kugira ngo nyine nkushimire, ati mbese wakoze cyane pe, ati burya ntago nagushimiye neza igihe twari turi kumwe ku kazi kawe, ati ngwino nguhe ka cyayi rwose ngushimire ko wamfashije, ati kandi n'ubu ngubu ukaba ugikomeje kunyereka umutima mwiza rwose. Umusore yinjiye hano, akimara kwinjira hano rwose yaguye mu kantu, arebye inzu umukobwa abamo hano, uno mukobwa ni umukire, hahandi rwose umusore nawe yabirebye akavuga ati none se ino nzu ni iyawe? Undi aramubwira ati yego rwose ni iyanjye cyane. Ati none se ni gute ushaka abakunzi online aho kugira ngo ukundane nyine n'abantu uzi nyine muziranye? Umukobwa yaramubwiye ati rero burya we ntago ubizi, kubona umuntu mukundana bya nyabyo mu bantu bakuzi biba bigoye, ati kubera yuko bose baba baje bakurikiye ubutunzi cyangwa se ibintu ufite. Hano disi umusore yahise avuga ati mana we, ati koko n'ababifite ntago babyishimiyemo, gusa nyine si bose. Ati urabona uno mukobwa mwiza ufite ubutunzi bungana gutya ariko akaba yarabuze uwo babubanamo. Arangije umukobwa yakomeje kumuganiza ariko aramubwira ati gusa ibyo ngibyo ntago bikanganye cyane kubera ko nyine umuntu abibamo akabimenyera, ati kandi rwose buriya uwanjye azagera haze. Umusore aramubwira ati yego rwose uwawe azaza kandi Imana izamuzana, ati ye nanjye rwose mba mbyizeye, niyo mpamvu ntajya mbitindaho cyane iyo mbonye abantu nka bariya. Ati rero ugomba kujya witonda, ati kubera yuko nyine abantu hano hanze bararakaye rwose, bashobora no kukugirira nabi kubera ukuntu bakubona. Ati ye, ati nanjye niyo mpamvu nyine nitonda mu gushaka umugabo, nzashaka umugabo ushoboye kurwana n'ibisambo. Arangije aramubwira ati rero nyine niyo mpamvu ndi kukubwira kugira ngo bari abantu rwose bo ku mbuga nkoranyambaga uba ugenda uhura nabo utanabazi rwose ugere aho ngaho ubirinde cyangwa se unabireke. Ariko arimo kuganiriza umukobwa nawe akamubwira ati yego rwose ndaza kubihagarika nkomeze nishakire umuntu uzaba nkubitira cyangwa se nkashaka umuntu uzaba ushoboye kurwana n'ibyo bisambo byose cyangwa se nyine umuntu tuzibanira by'iteka. Umusore akanaseka akavuga ati rero bisa nkaho rwose ibiganiro ari byo byagiye imbere, ati kandi rwose ndumva nanjye nkeneye kugenda, ati bibaye byiza rwose nagusezera nkagenda, icyayi cyo sinakirindira, ati icya mbere nyine ni umutima mwiza wari ugiye nyine kunyakirana, ati rero rwose ibirenze ibyo ngibyo rwose ndumva nagenda, ati nanjye amasaha aba yambanye makeya, akazi kabaye kenshi, ati ntago wareba ukuntu biba bimeze. Undi aramubwira ati rero wakoze cyane nyine kunzanira kano kantu rwose nako kari ak'ingenzi, ati bisa nkaho rwose uri umuntu w'ingenzi, ati njyewe rero nitwa Stephanie, ati nanjye rwose nitwa Daniel, ati byari iby'agaciro kumenyana nawe, ati naho ubutaha Imana nibishaka. Undi aramubwira ati yego, ati kandi igihe cyose naba nkukeneye cyangwa se waba unkeneye, ati rwose ntuzagire ubwoba uzaze unsanga nzagufasha. Umukobwa amaze kubwira gutyo umusore yahise agira iki, yahise yigendera ndetse aramubwira ati sawa ubwo naho ubutaha. Ni nuko agafilme kacu kagenze rero duhure mu ka episode gakurikira. Bye bye.